Ibihe byiza kuri wowe wese mukurikirana Electro Power Academy. Nge nitwa Ivan Maxime ngo ikaze muri video y'uno munsi kandi nishimira ko namwe mwampaye ikaze kugira ngo tubane kuri Electro Power Academy. Kandi subscribe cyo tubana umunsi ku wundi, ibiganiro byacu ni byiza cyane ngira ngo abamaze kuba mubibona mwaribonye ko bikwigisha ubuzima bwa buri munsi, bikwigisha n'amasomo muri rusange agiye atandukanye by'umwihariko kuri social medias. Abantu bacuruza kuri social medias zigiye zitandukanye nka YouTube, TikTok ndetse n'izindi zitandukanye. Ubundi ni irihe banga baturusha, ariko ndaza kwibanda kwibanga ry'ibikoresho bakoresha, aho tuza gusanga n'ubundi muri rusange ibikoresho bakoresha bura nama kamera cyangwa se ibikoresho recording ama audio, cyane ko buriya twaje gusanga ahanini n'ubundi bicuruzwa kuri social media ni izo audio ndetse n'izo video. Ariko nanone ikiza cy'uyu munsi wa none nuko hari igikoresho kimwe gishobora kubibumbatira byose, noneho bikaza kuba byakoreshwa muri cya gikoresho kimwe, no kuvuga za kamera, bya gikoresho bya recording n'ibindi muri rusange, ukaba none wabishyira kuri cya gikoresho kimwe ari cyo cya telefone. Ni gute wakoresha telefone ugacuruza content cyangwa ugacuruza ibintu bigiye bitandukanye kuri social media zawe? Ibyo tugiye kurebera hamwe muri ino video, ariko none tugiye kwibanda ku byo wamenya mu gihe ukeneye telefone cyangwa mu gihe ugiye kureba telefone, mu gihe ugiye kugura telefone, uraza ko wifashisha kugira ngo uzacuruze cyangwa ucuruze neza ya content yawe kuri social media. Kuri social media gusa neza cyangwa se zaraza kubimeze neza biragusaba telefone. Telefone bura ni igikoresho kiraza gufata amajwi, kikaza no gukora ya video, ushobora kuba yishutinga ukabona editinga muri telefone. Byose turabireba hano kuri Electro Power Academy. Ariko wabwirwa n'iki telefone uza kugura kugira ngo ugure telefone ya karite, telefone nziza iraza kugufasha kuba wakora video cyangwa se audio nziza? Reka turebere hamwe rero. Nje kubwira ibintu bigera ku 10 uraza kwitaho mu gihe uje kugura telefone. Ikintu cya mbere ni camera quality cyangwa se karite ya kamera. Karite ya kamera ya telefone yawe buri uzarebe niba kamera yawe cyangwa se telefone ifite kamera ifite megapixel nziza ziraza kugufasha gufata ishusho risa neza. Byibuze uzarebe ko ari megapixel zigera kuri 48 kuzamura. Uzarebe niba kandi iyo telefone yawe yafata video isa neza, no kuvuga byibuze yaza gufata 4K kuzamura cyangwa se 8K. Iyo tuvuga 4K cyangwa se 8K ni amakarite ya video tuza ku export neza tuza kuba dufite iyo tumaze gukora video. Njya mubibone muri kubureba hano kuri YouTube, ushaka kureba video ukabona idasa neza, irimo ibintu twita amaflow cyangwa se noise ya video idasa neza, buriya ibiri mu 144. Ariko nanone hari igihe no tuyireba isa neza ibatangiye kugira mu cyitwa high definition, aho tuyitangira turi kuri 720, ariko none hibazo wageze ku 4,000 kuzamura. Icyo gihe video iba isa neza cyane. Hari amatelefone rero uzabanza urebe niba iyo telefone yafata video ya 4K. Icyo ni cya mbere, ni karite ya kamera. Icya kabiri cy'ingenzi ni ukureba noneho ya telefone yawe idisplayinga bingana iki. Niba ujye kureba telefone yawe idisplayinga, uraza kureba ese ifite screen ndaza kumfasha gukora content yanjye neza. Nk'urugero, abantu bazakoresha filme, kuko na filme bayikoresha ama telefone. Niba ujye gukora filme ukoresha telefone, urabanza kureba na telefone yawe iraza gufata icyitwa wide range cyangwa se ahantu hanini hagaragara, bikaza no kugufasha kureba ya wide range yawe neza cyane. Ujye kureba telefone nyine gafite screen ntoya, hari igihe bitaraza kukorera kuri content bitewe na content nanone uri gukora. Ariko niba nanone uri kwicuruza content yo gucuruza imyenda kuri social media, ntabwo ari ngombwa igitelefone kiraza kuguha ya wide screen cyangwa se ya wide range ya naza kureba naga telefone gato karaza gufotora umwenda birakunda. So reba screen rero ushaka niba iraza ku displayinga bya bintu ushaka, cyangwa se iraza kukwereka bya bindi ushaka kureba neza cyane. Icyo ni cya kabiri. Cya gatatu tuza kureba ni performance ya telefone cyangwa se uburyo telefone ikora, performance yayo ikora gute. Hano tureba ku bubiko bwa telefone. Iyo telefone ibika ibintu byinshi cyangwa se ifite storage yo kubika ibintu byinshi, iba yanakora neza. No kuvuga telefone ifite byibuze gigabyte 128 kuzamura za storage, icyo gihe telefone iba yagufasha no gukora neza. Uzanareba ko telefone niba usanzwe idafite izo gigabyte 128, telefone none yanakwemerera kuba washyiramo izindi storage. No kuvuga dufite telefone ya 64 GB cyangwa se gigabyte 64, ariko ikwemerera kuba washyiramo na memory card iraza no kuyagera ku materabyte ku buryo wabika ibintu byinshi. Demo ubikamo ibintu byinshi bikagenda neza cyane, biranakorohera kuba wakora content yawe neza cyane kandi ukoresheje telefone. Ikindi ureba kuri processing cyangwa se mu mikorere ya telefone, ureba processor yayo niba ikwemerera kuba wakora video cyangwa se content yawe neza. Iyo tureba processor, dushobora kureba izitwa Snapdragon, ndimo kuzisoma kugira ngo nzibuke neza cyane. Hari Snapdragon 8 generation 2 njya ngo muri kubibona hano kuri screen zanyu, cyangwa se iyitwa Apple A16 Bionic. Ni
processor za telefone mu gihe utabizi, ariko ushobora no kubaza umuntu ugiye kugusha telefone ubundi ino telefone processor yayo imeze gute, akagusobanurira, wasanga iri muri bya bindi twavuze muri no video ukaba wayigura. Ikindi ni RAM yayo. RAM yayo buri uzarebe byibuze telefone ifite RAM ya gigabyte 8 kuzamura. RAM ikidufasha ni ukuba twakora ibintu byinshi icyarimwe. Urimo gushutinga video, ukimara kuyishutinga isuye editinga, ugiye guhita exportinga, uhita uploadinga, urumva ni speed, ni telefone aza kugusaba gukora ku muvuduko uhambaye. Iyo telefone rero igomba kuba ifite RAM nziza, byibuze uzashaka telefone ifite RAM ya gigabyte 8 kuzamura. Hano turi kureba muri rusange, ntabwo turi kureba ngo ese ngo ni Google Pixel, ese ni iPhone, ese ni Tecno, ese ni Infinix, ese ni Samsung. Banzu rebe nyine iyo karite, kuko hari igihe wajya kugura Samsung ukaza gusanga wenda ni nziza paraporo ya iPhone runaka, kuko biterwa nanone n'ama generation yazo. Nabyo turaza kuba tubireba muri no video. Ikindi ureba kuri performance nkuko tugeze ku cya gatatu cy'ingenzi nyine nkuko n'ibimaze kubabwira, ni processor, RAM ndetse na storage yayo, ububiko bwayo. Icya kane ni ubuzima bwa battery cyangwa se battery life. Bura telefone iyo ufunguye iriya cover yayo ushobora kuba ubibona kuri battery, ni kesa ya telefone akurwamo battery cyangwa se telefone zifite battery bikoranye nabyo akenshi wabibona nyine ukababona umuriro ushobora kuba ubuzima bwa battery yayo. Ariko na hano nanone ikiza no kubaza umuntu uzi gucuruza cyangwa uzi gucuruza, ese ino telefone ubuzima bwa battery bimeze bite. Uzarebe telefone irambye umuriro kugira ngo nyine uzakore video yawe bigende neza cyane. Mu minsi iri imbere turaza gukora na content hano kuri ino Electropower Academy nziza cyane. Muraza kubona nyine uburyo telefone irambye umuriro ishaka kugufasha kuba wabyaza umunsi wawe umusaruro. No kuvuga ngiye gushutinga ku cyumweru niwo munsi mfite, kandi mfite ya telefone ni umunsi wa shoot ku cyumweru. Ndaza kuva mu gitondo ngere ku mugoroba ndi gushutinga video nzaploadinga mu minsi itandukanye, kuko ncuruza mu minsi itandukanye. Ese cya kintu cya battery urumva utagomba kucyitaho cyane. Ni ingenzi rero kwita ku buzima bwa battery ya telefone. Cya gatanu ni audio quality cyangwa se karite yo telefone ushobora gufata ya audio. Ibyiza byo ushobora kuyitestinga rwose uki mbere yo kunayigura, ukabanza ukareba karite ya audio yayo niba iraza gufata stereo na mono byose cyarimwe, ku buryo uraza kuba ufite video ifite amajwi yose ashoboka. Bajya bavuga ngo Satani akiri mu ijuru aririmbaga amajwi 7. Uzanarebe ko telefone yawe ufashe kukifata amajwi yose. Ikiza cyane nuko iyo ufite telefone nyine iri coding nyine amajwi, no kuvuga niba yararirimbaga 7 yari amajwi menshi, bivuga ko yanaririmbaga neza nyine. Of course telefone rero nanone izaze gufata amajwi menshi ashoboka, no kuvuga za bass, za tenor, ayo majwi yose kaza no kuyarekurira icyarimwe. Iraza kubura telefone nyine aza kugufasha no kubicekinga rero before yo kuyigura cyangwa se mbere yo kuyigura. Banza ubirebe wumve ijwi uri codinze, uryumve unarisohoye. Ese ino telefone iri kuvuga nka telefone cyangwa iri kuvuga nk'ikintu cyubitseho akabindi? Niko kera bajyaga bavuga bitewe n'ikintu wenda uburyo kirimo kivuga. Ese rimwe iravugira muri swa cyangwa iri kuvugira muri FM? Ubanza wumve ibijwi ufata cyangwa se ufatisha iyo telefone ari ryiza uko ubishaka. Icya gatanu ni connectivity yayo. Cyo ntabwo tugitindaho, telefone buri idafata network ntago ari sawa cyane. Uzarebe telefone yawe niba ibasha gufata byibuze 4G. Uyu munsi hano tugukina cyane phone zifata connection cyangwa se internet ya 4G, ariko nanone kuzamura 4G kuzamura kuvuga na 5G iba yifata biba ari sawa cyane kurushaho, kuko iyo urimo uploadinga ukenera internet ifite speed. Abantu bamaze ku uploadinga nyamura bizi iyo uri ku uploadinga ufite internet iba interrupted cyangwa se igira igacikagurika. Ari uburyo ku uploadinga bikugora cyangwa se bitagenda neza cyane. Reba telefone ifite connectivity kuri internet imeze neza. Ariko nanone hano kuri connectivity, reba telefone nanone yaza kukwemerera gushyiraho ibindi bikoresho electronique ku ruhande. No kuvuga telefone ishobora kukwemera kwihuza na computer mu gihe bibaye ngombwa. Uraza guhuza nyine telefone yawe na ekuteri bikagenda neza cyane. Reba telefone yawe niba uraza kwihuza na micro bikagenda neza cyane bigakunda. Utagura telefone wageza mu rugo ugiye gukora content iraza kugusaba gufata amajwi, wagura micro ejo wakonecta ya micro ugasanga ntibikunda. Reba telefone nyine ifite ubushobozi bwo kwikonecta cyangwa se bwo gukonecta n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Hano niho urebera ko Bluetooth yayo ikora n'ibindi bigiye bitandukanye nka za flash ya n'ibindi bishoboka nyine bitewe na content yawe uri gukora. Icya karindwi cy'ingenzi cyane no kureba ama application ashobora kujya muri iyo telefone. Niba ishobora kubika ama application menshi cyane birajyana na storage n'ubundi, ariko nyine ubwo cyo ni storage, ni system ya telefone. System ya telefone, reba Android version. Uyu munsi wa none
nkeka ko nta muntu ugikoresha version ya 4 ya Android, kuvuga ngo wenda nkoresha version ya 4 Android. Ari ama application menshi aba atajya muri telefone kubera version yo gukoresha. Byibuze reba version y'8 kuzamura 10 12 version nyine nziza uboni ku Android ndetse no ku iPhone, nabwo ubaze a version nziza cyane. Mu gihe uje kugura iyo telefone biraza kuba bigufasha kugura telefone ya quality kugira ngo uze no gukora video za quality cyangwa se gukora content yawe neza cyane, ucuruze kuri YouTube, ucuruze kuri TikTok, ucuruze kuri Instagram, ucuruze n'ahandi, kuko birashoboka. Hano kuri software n'uraza no kureba n'iyo telefone birumvikana, kuko telefone ushobora no kuba wayiditingisha video, uzokora ko ino washyiramo ama application y'editinga video. Muri description zacu hano hasi ushobora no gusangamo ama link y'ama application dukoresha tweditinga ama video kuri telefone ndetse no kuri computer. Ibyo byo ubibona no mu ma video yacu agiye atandukanye kuri Electro Power Academy. Icyamunani reba build and design. Build and design no kuvuga urebe ni telefone ushobora kugendanwa, telefone ushobora kuba wayifata mu buryo bukoroheye, no kuvuga niba ugiye gukora outdoor content cyangwa se content zuza usohoka. Tuvuge nda niba ugiye gukora content zo kujya gusura nk'inyamaswa mu ishyamba, ugiye gukora content wenda zo kujya nko kuri beach kureba uburyo abantu barya ubuzima cyangwa se kubi displayinga kuri screen z'abandi bantu kugira ngo bicuruze. Reba telefone nyine iri portable cyangwa se telefone ushobora kugendanwa. Apana go telefone nini baza kugura gukora content yawe, kandi apana no kaga telefone gatoya kataraza kwemera gukora content bijyanye na content uri gukora, nkuko twabibonye muri display ya screen. Icya cyenda cy'ingenzi nanone ni uburyo none ushobora gukorana na bya bikoresho biri externe cyangwa se accessible compatibility. No kuvuga ushobora gushyiraho tripod. Tripod ni agakoresho kadufasha gufixinga telefone kugira ngo dukora video itaraza kubishakinga nkuko mujya mubibona mu video hamwe namwe. Hino video yacu murana irahagaze, no kuvuga ko dukoresha tripod. Tripod nkuko mubibona muri screen zanyu, ni aka gakoresho kadufasha gufata video yacu itarimo ibintu byo gushakinga cyangwa se byo kubyina. Urebe ko telefone yawe nyine kwemerera gukoresha ya tripod mbere yo kuyigura. Mu gihe ukoresha telefone zizagusaba gukora content, mu gihe ukora content zizagusaba gukoresha nyine tripod. No kuvuga wenda nk'abagiye gucuruza amafoto, reba kiraza iraza ari telefone supporta yitwa selfie stick, zankoni nyine dukoresha mu gihe tuyo gufata ama selfie. Reba ko nyine iyo telefone yawe ibikwemerera. Icyanyuma tuye gusorizaho mbere yuko mbaha hint y'ama telefone ushaka kuba wagura cyangwa se mbabwira byibuze ama telefone 3 wagura kuri ino ngingo. Icyanyuma nje kukubwira ni cost ndetse na brand support. No kuvuga byibuze igiciro cya telefone ugiye kugura. Telefone ugiye kugura nta gihenze nta gihamba kandi ugiye gukora ina content itari buhite izana ayo mafaranga. Reba budget ugiye kugura, budget ya telefone ugiye kugura, kandi none urebe brand. No kuvuga suppose ugiye kugura telefone ya iPhone, birumvikana ushobora kuza kugukostinga cyane, kandi wenda wari no kuza kuba wagura telefone za Samsung zitari buze kuguhenda bijyanye wenda n'igiciro. Buriya nyine niwicara ukareba budget ufite, nibwo uraza no kura kuri brand ugiye gukoresha, biraza kuba bigenda neza cyane. Hano turi kuri brand and cost support. Banze noneho urebe byibuze ni ushaka kugura zino telefone eshatu tugiye kukubwira nk'ama hint cyangwa se nka hint y'ama telefone ushaka kugura zikoreshwa n'abantu benshi cyane bakoresha content, bakoresha ama telefone mu gihe bacuruza content kuri social media zabo zigiye zitandukanye. Hari ama telefone nyine bagenda bakorekomanda, ubwo no kuvuga bakorera ama live stream, abacuruza kuri za Instagram, abacuruza kuri za TikTok. Hari ama telefone bakorekomanda. Zino zo ntabwo ari bizikubwiye, izo nasanze benshi muri rusange n'ubundi bakoresha. Nanjye ndaza kuzikubwira nyine muri no video kuko zagufasha. Telefone ya mbere ikoreshwa na benshi burya bakora ama content bakoresheje telefone ni yitwa Apple iPhone 15 Pro Max. Telefone nziza bayikundira ko ifite cinematic mode cyangwa se ifite uburyo ishobora kuba yagufasha gukora filme cyangwa se gukora ama video mu buryo bwiza. Ni telefone ifasha abantu baba content creator gukora ama video mu buryo bwiza. Birashoboka ntabwo ari ngombwa gukoresha ama computers, ngombwa gukoresha ama cameras n'ibindi bihambaye cyane. Telefone ubwayo nkuko twabikubwiye dutangira yagufasha. Ino telefone rero ya Apple iPhone 15 Pro Max iragufasha kuko ifite icyo kintu cyiza cyane cya cinematic mode, igufasha gukora content za video mu buryo bwiza cyane. Telefone ya kabiri bakorekomanda muri rusange babandi bakoresha nyine ama telefone ama content agiye atandukanye. Ya kabiri ni Samsung Galaxy S23 Ultra cyangwa se Samsung Galaxy S23 Ultra. Icyo bayikundira cyane ni uburyo ushobora gukora zoom mu buryo buhambaye. Bakubwira ko ushobora gukora zoom inshuro 100 par rapport izindi wenda telefone uhereye kwikora zoom mu buryo buciriritse yishobora gukuba inshuro 100 kurushaho. Ino bayikunda ko ushobora gukora zoom mu buryo buhambaye.
tugaruke ku ma content wenda mugenda mubona kuri social media hano cyane, ngira ngo mubona abantu wenda ashobora kuba bari nko umuntu ashobora kuba yarafata video nko muri etage, ari gufata video ku muntu uri mu muhanda cyangwa se uri hasi, akenera telefone ifite zoom nziza cyane. Niba content yawe ari iyo ngiyo, ndakurekomanda no telefone ya Samsung S23 Ultra ya Galaxy, ni nziza cyane kuri icyo kintu kandi kanagufasha mu kweditinga neza cyane. Iyi telefone ya gatatu nkurekomanda niba ugiye kugura telefone yazagufasha mu gukora content neza, ni yitwa Google Pixel 8 Pro. Iyi ngiyi itandukanye n'izindi nuko yo igufitiye uburyo bwiza cyane bwa AI cyangwa se artificial intelligence, ubwenge bukorano, ishobora kuba igufasha nyine mu gukora amavideo, noneho hakazamo bwa buryo ubwenge bukorano bugufasha gukora amavideo meza cyane. Waruzi n'ikindi uko ukanda subscribe cyangwa se uko ukanda like, unaduha comment hano muri comment section hano kuri video yacu, nibwo tugenda tukuzana n'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, kwizeza ko na zino AI tools cyangwa se uburyo bakoresha artificial intelligence cyangwa se ubwenge bukorano nabyo hano kuri Electro Power Academy, kuko nyine ari yanyu tugomba kubibagezaho gatanu ku kandi. Jye nitwa Ivan Maxime rero, mbahaye ikaze nanone hano kuri Electro Power Academy. Ku bashyashya batarakanda subscribe nyine nawe kanda subscribe kandi urebe ko wafunguye notification kugira ngo tujye tugushyiraho video uhite uyibona uhite wiga, maze ubundi ikubakire ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyi video by'umwihariko ni abantu bashaka gukora content cyangwa se gucuruza kuri social media bifashishije telefone nka side hustle. Ushobora kuba ufite akandi kazi hirya no hino ariko n'ushaka no kwikorera akandi kantu kakwinjiriza amafaranga. Ngira ngo umuvandimwe ajya bigarukaho cyane hano kuri Electro Power Academy, uburyo bacuruza kuri YouTube, uburyo bacuruza kuri social media. Byose ibyo ngarutseho nshaka tugaruka mu buryo buri tekinike no bw'uburyo dutegura ya content dushyira hano kuri YouTube. Njye nitwa Ivan Maxime, reka ngushimire kuba warebye ino video, naho ubundi ciao ciao.